Kaze neza kuri channel yacu. Uyu ni umunsi mwiza cyane, nishimiye kongera guhura namwe. Wowe ukora subscribe, wowe sharinga cyangwa bikagera ku bandi bose turabashimira, kandi twishishikariza yuko mwakomeza kubikora ko ibiganiro by'ubukungu n'amahirwe ari muri iyi si hihuta cyane. N'ahandi nkeka ko hazajya bisanga usibye ahangaha. Tuzajya tugerageza kuguha impande zombi kugira ngo ugerageze kuba wasobanukirwa ibintu bikenewe ubikuremo, ibidakenewe biturekere, ariko icyangombwa nuko uzagerageza kubyumva ko natwe tuzadukora ibishoboka byose tukubwira ibintu bifite gahunda. Uyu munsi nkuko twabibonye amakuru yasohotse ku gihe, mwabonye uko ikigo gishinzwe iby'ibiribwa cyangwa food FDA mu Rwanda cyemeje yuko noneho buri kintu cyose cy'ibiribwa kizajya bishyirwaho QR code. QR code izajya birimo amakuru n'imbere yerekana byose amakuru yose ukeneye ku biribwa. Kuba FDA yabyemeye ushobora kumva atari inkuru, ariko ikintu bagiye gushyiraho ubwacyo ni inkuru. QR code mu cyongereza ni quick response. Quick response ubwayo ni ubukungu bumeze ukwa, ndabikubwira ko iki. Ubundi QR code iyo yavumbuwe bwa mbere mu Buyapani kuri company yitwa Denso. Iyo Denso iyo yayikoze ari mu buryo bwo kugira ngo bo bajye babona akantu kazajya gahurizaho amakuru yerekeranye no ko yari ifite aho ihuriye n'uruganda rukora imodoka, kugira ngo bagerageze kuba rwa Toyota, kugira bagerageze kujya bamenya amakuru y'ukuntu bagiye bakora processing nyine kuva ku kantu kamwe kugera ku kandi mu ruganda. Niho ko byatangiye, ariko igitangaje ntabwo ari bo bayimenyekanishije. Muzumva impaka ziri hanze ahangaha, mwumva abantu bafata umwanya wabo bakagereranya WhatsApp, ukumva ngo barajyana icyo bita WeChat mu Bushinwa, ukumva bafashe ngo ufata Facebook ngo ukongeraho PayPal ngo ukongeraho iki. Njyewe nkigera hano mu wa mbere ndabyuka mu Bushinwa, njye na mugenzi wanjye witwa Alain dukunda gufatanya cyane mu projet amwe namwe. Hari igitekerezo twagize, twaraje mu minsi mike twamaze ahangaha, twabonye ikintu kimwe Ubushinwa bwose butakira badakoresheje kandi inshuro irenze imwe. Nk'urugero ngiye kugira ngo nkwereke iki kintu ukuntu gihambaye. Muri 2020 hagati y'ukwezi kwa mbere ndetse n'ukwezi kwa gatanu mu Bushinwa abantu bakoresheje QR code cyangwa iyi quick response miliyari 170. Murumva ukuntu ako kantu gashobora kuba gatera ubwoba. Iyi QR code impamvu nyivuze ni iki? Kuba ba mbere bayemeje bakaba bagiye kuyikoresha mu biribwa. Abashoramari, buri muntu wese ufite kapitale cyangwa ufite intumbero zo kureba fitire, QR code ifite aho ihuriye n'icyo bita digital economy. Ubukungu bushingiye nyine ku muvuko w'u Rwanda nabwo niho turi kugana. Ibi byose muri kumva bya cashless digital QR code ifite ahantu ibipushinga bikagenda. Ndaguha urugero cyane. Iyi QR code turi kukubwira abantu bayizobereyemo cyane bakayifatira umwanya bakayitondera neza ikabungukira, harimo urubuga rwitwa WeChat. Ari naho njye mvuga ko iyo WhatsApp mushobora kuvuga, iyo Facebook mushobora kuvuga, iyo zose za Twitter n'ibindi byose mushobora kuvuga, WeChat irabirenze. Byatangiye bavuga ko ya copy, ariko ubu ngubu WeChat ahantu iri hano, izindi ziri ahandi, kuko WeChat irenze kuba ari social media. Bafashe iyi WeChat irimo ni ecosystem, cyangwa twabyita yuko ari nk'ikintu kinini mu bintu bifite umumaro gifite. Ya mbere ni ya QR code. Mu Bushinwa iyo ugiye guhaha uraskana, haba hari ako ga QR code ugaskana ukishyura. Bisobanuye yuko mu Rwanda opportunity ya mbere ibonetse mu buryo bwo gutracinga ibiribwa nyine, kugira ngo umenye buri kiribwa harimo amakuru angana gutya, ise cyuje ubuziranenge, nawe ujye ubireba. Iyi projet ubwacu natwe nyine twakoze isa nkayo. Iyi ntabwo twe twayitanze, ariko twari twakoze noneho uburyo bafata QR code bakayintegra mu byerekeranye n'ibintu by'imitwarire, cyangwa twabyita good transportation, niba ijambo ry'ikinyarwanda niriza ndongera ndivuge.
twe twari twakoze projet ariko yo ishaka gufata iyi QR code tukayizana mu byerekeranye n'uburyo bw'ubwikorezi cyangwa gutwara ibintu. Waho kugira ngo ujye muri nuza muri bus ukozeho tap and go iba ari option, ariko wongereho yuko n'umuntu ufite telefone ukaba ufite amafaranga kuri bank card yawe ushobora gushyiraho QR code. Hari imashini z'instaye mu bisi yose ukakozaho gutya ugaskana amafaranga akavaho ukikomereza tukayasetinga. Byari ibintu nyine ari projet twe twumva twazana. Byaranshimishije cyane. Uyu munsi niba hari ikintu cyanshimishije kurusha ikindi ni ukubona nibura kwako buriya abantu bakora ibintu by'ama projet cyangwa business plan cyangwa bakora ibyo twita blueprint. No kuvuga blueprint aba ari nk'ikintu cyerekana ishusho rusange ry'ahantu igihugu kigana. Ibihugu byose muri Afrika nagiye nsoma blueprint za digital economy, ariko iyi QR code njye mvuga yuko nk'u Rwanda njye uko mbyumva dushobora gukora natwe tugashyiramo imbaraga tugakora infrastructure ya digital economy ishingiye kuri QR code. Kubera ko QR code harimo amahirwe menshi mutabyo. Ubu njye kushobora kubivuga bikantwara umwanya, ariko ugeze mu Bushinwa ukareba guverinoma QR code, hari uburyo bakora QR code niyo bakoresha muri kumva ngo ni passport z'ubuzima abantu bagenda bahererekanya. Hari ako ga QR code bashyira kuri ako gakarita kari electronique. Ako kantu haba harimo amakuru yose, niyo mpamvu kitwa quick response. Uragaskana hakaza ibintu byinshi kurusha ako kantu urimo urareba. Na WhatsApp nayo bizanye vuba, niba mwarayibonye nayo isigaye bifite ushobora guskana ako ga QR code ukinjira. Abenshi baranabiza abantu abenshi bakoresha WeChat akenshi kugira ngo wake friend request cyangwa wake ubucuti mugenzi wawe uskana ya QR code. No kuvuga iyo QR code igakoreshwa mu buryo bwo kwishyura. Iyi QR code igakoreshwa mu buryo bw'ingendo. Iyi QR code ikoreshwa mu buvuzi. No kuvuga ngo muri pandemic mu gihe abandi bari guhungabana, mu Bushinwa WeChat yatumye haremwa akazi karenga miliyoni 17 kubera ko abacuruzi hari icyo twita WeChat marketing, nayo ni isomo kwaryo nagize amahirwe yo kuryiga. Nayo ihuza ibi bintu byose kuko izo hari uburyo ukora wamamaza ibintu ugafata nka posture umuntu akayiskana, yayiskana muri system ukayitona ko yaskanye ukahita umugabanyiriza ibiciro, undi nawe akayitaza ku buryo buri muntu wese arimo QR code abantu benshi mukababonera icyarimwe discount, bikorera n'umucuruzi ku buryo baremye akazi. Muri iki gihe cya pandemic Abashinwa ntago hari Abashinwa batahungabanye cyane. Ikindi na guverinoma zatanze ibyo bita voucher bakoresheje izi QR code. No kuvuga ngo iyi QR code ni infrastructure ifite ikisobanuye kuri digital economy. Umuntu uri mu Bushinwa warabibonayo infrastructure de base cyangwa ni nyubako iri nta makemwa Abashinwa bashingiyeho cyane. Umugabo kuko WeChat yarabikoze, Alibaba inyuze muri Alipay yayo nayo yabyinjiyemo. Ni ukuvuga ngo ubuzima bw'Umushinwa ku munsi biragoye yuko ashobora kwira adaskanye, adashobora kwira cyangwa nyewe nanjye ndabyuka iyo umuntu yagendaga nk'ahantu hari akantu ukanda gutya nyine scan kakahita kaza k'ubuzima. Iyo passport y'ubuzima hariho ya QR code. Niyo mpamvu tuvuze tuti nk'urubyiruko aya ni amahirwe adasanzwe tugeze. Bije mu biribwa, why not mutashifting muri health, mu buzima birashoboka cyane. Mushobora namwe kuba mu biribwa, nanone mushobora kuba third party provider wa FDA. Good, wowe noneho utangira program kantuza projet yawe ikaba noneho ari yo gufata ukinjiza amakuru muri systeme ibihingwa bikiva mu murima, ku buryo nawe none ukontorora ukamenya ati buri bihingwa byahinzwe bingana gutya byinjiye muri systeme, ku buryo uguze iriya QR code ashobora kubona ati igihingwa cyavuye hakijya. Ngejeho narimo ndareba icyo bita digital procurement, ukuntu Louis Vuitton ifata ibintu byayo. Iyo ushishaka gufata ikintu cya fake baba bafite iyo ntuza yabo QR code. Iyo QR code ya buri product zabo kuko ziba ari nkeya. Ni ikiganiro cy'undi munsi, ariko ubundi iyo ikintu cyabo kidacuruza baragitwika, ntabwo bajya bagishyira kuri promotion. Niba Louis Vuitton umwenda waba ari miliyoni, ntuzigera uba 990. Niba ubuze ubigura barabitwika.
ni ukuvuga ngo bashyira muri system yanuza bakwereka akantu kose kagiye muri uwo mwenda guhera ku musupplier cyangwa umuntu watanze bwa mbere kugeza kuri icyo kintu uri kubona imbere yawe. Iyo ni opportunity muri procurement nk'ibibanga. Hari uburyo nanone tuvuze mu buzima, mu buhinzi, katujye noneho mu bwikorezi. Mu bwikorezi naho biroroshye. Mu bwikorezi naho nkuko twari twakoze iyo project ku bw'amahirwe make muri Youth Connect ntabwo yabashije gutsinda, ariko nge nari mfite intego ya mbere yanjye suko nari gutsinda at least. Ubu ndishimye ko nibura iyo project nkuko nayitekereje nibura hari ahandi hantu ikozwe. Kwa ko iyo project n'ubundi nge twarayikoreye editing mu Bushinwa turatsinda, bibasha no kuduha amahirwe tujya no gukompita muri Singapore dukoresheje uburyo bwo kuvugurura QR code mu buryo bw'amahoteli. Niyo mpamvu nkubwiye ni QR code ni new research ku rubyiruko, kuri buri muntu wese ufite umwanya, kuri buri muntu wese ufite aho azakora business ikabura na digital. Ndabwira ama startup yose, abantu bari muri fintech, QR code ni ingenzi cyane. Abantu baba barimo bavuga ngo barashaka gukora digital payments, QR code muyitekerezeho. Kwa ko aba vendors banyu ushobora no gufata aba vendors bose warakoze infrastructure ya QR code na platform ya warabihuje. Aba vendors bose cyangwa abacuruzi bose bo mu Rwanda mu duka ryawo kugira ngo bajye bagera akanyenyeri bakagira QR code yabo bishyura amafaranga ahita ajya kuri konti zabo. Simushaka ngo fintech bahaye igitekerezo. Wakwicara ati niba guhera muri 2019 kugeza 2019 iyo yari imaje kuvuga ko arenga trillions 29 zimajije cyangwa trillion cyangwa miliyari ibihumbi 29 z'amayuan zimaje gukoresha iyi technology, imaje kurema akazi karenga miliyoni 8 kwako karemye abandi bacuruzi bashya, gatanga izindi nzira abacuruzi bashobora gucuruzamo, gatuma haboneka ibindi bisubizo muri marketing. Why not twe tutarebera twubaka ibingi? Mushobora mwibaza impamvu buri gihe mubona Nigeria mukumva company yabo ngo yabonye ngo abashoramari. It's just simple, bareba kure bakagerageza. Impamvu mbabwiye gutya ni iyi: QR code infrastructure ishobora kuba ari nshyashya mu Rwanda, bisobanuye yuko harimo tolerable mistakes, bari ibyo bakihanganira. Dushobora kwanga kubikora, ejo Umushinwa akaza agashora, nashora azazana iby'iwabo byose technology. Nawe ntago ari wayivumbuye, yavumbuye n'Abayapani, ariko Abashinwa nibo bayeretse isi ko ari ikintu gihambaye. Amerika ijya muri uwo mujyi, Abayapani bisanga nabo bari kubona abakerarugendo bava mu Bushinwa baramenyereye ibyo bintu barabikora. Nagiye Singapore nabo ni gutyo bisanzwe bari kuyoboka uwo mujyi, kwa Abashinwa ni ibintu byabagiyemo barabimenyereye. Payment system yose, buri muntu wambazaga icyo kibazo, WeChat it's more than that. Yaremye iyi QR code iyibyazamo amafaranga, iyi no mu bituma WeChat iri strong now. Kwa ko message it's not a big deal, ibindi byose ntabwo ari big deal, ariko part yitwa WeChat Pay, lifestyle services, kwishyura ahantu hose, ibintu byose wishyura QR code, QR code, QR code. QR code ni infrastructure iri base ku byerekeranye na digital economy. Quick response code, ufite umwanya yishakashakeho niho ejo hazaza harimo amahirwe menshi mu buzima, mu myidagaduro, mu burezi, mu ibintu byose ushobora gukeka iyi QR code irabifite. Mu burezi impamvu mbivuze, nigeze gukora nanone projet yatsinze y'uburyo abantu barahise bayeditinga bayishyira mu buryo bwa AI, ku buryo ayo QR code buri certificate yose ufite hariho QR code umuntu azajya yiskana ugahita abona amasomo yose watsinze nuko wagiye utsindwa gutyo. Narayikoze, narayitanze, nawe ubishatse ushobora kuyadjustinga mu Rwanda, ariko nutabikora abandi bazabikora, cyangwa se why not nanjye ugasanga naje tugahanganira ku isoko. Wakoze gukurikira ibiganiro byacu, ni reaction nashaka kubaha kuri iki kintu. Mushobora kutabyumva ahandi, ariko ahangaha twe turabibabwiye. QR code ni bijambo rishyashya ugiye gukora ubushakashatsi, kubera ko niyo nicyo nakita infrastructure cyangwa inyubako ikwiye kuba natwe twatekereza yuko yaba base
kuri fitire ya digital economy turi kwifuza. Turashaka kujya cashless cyangwa turashaka kubaho nta tudakoresha amafaranga. Mobile money yarabikemuye cyangwa za Tigo Cash, ariko QR code ni competitor uca mu yindi nzira abagabo badacamo. Ibiciro mubona bihenze bizahita bigabanya. Ciao, shalom.